Reka ngusuhuze cyane wowe dukurikiye kuri Beroya TV muri uyu mwanya. Mbonera no kukwifuriza kugubwa neza aho uri hose. Ushobora kudukurikira kandi unyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, haba kuri website yacu, Instagram ndetse no kuri page yacu ya Facebook. Hose ni Beroya TV. Tunakwibutse kandi gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu buryo bwihuse. Kuri iyi tariki ya 6 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022, itorero ry'Abadiventiste mu Rwanda Firidi y'Amajyaruguru ryateguye ihuriro, no kuvuga festival mu ndimi z'amahanga. Ni festival y'abayobozi bakuru mu cyiciro cya JIA, abitwa ba Master Guide. Ni ibirori byahuje abayobozi bakuru muri iki cyiciro bo muri region zitandukanye zigize Firidi y'Amajyaruguru. Ni ibirori byitabiriwe kandi n'abayobozi batandukanye ku rwego rw'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7. Mu bari bitabiriye ibi birori harimo umuyobozi mukuru wa Firidi y'Amajyaruguru, Pastor Seta Kosofoni, akaba ari nawe wari umushyitsi mukuru kuri uyu munsi. N'umunsi waranzwe n'imyiyereko inogeye ijisho, imyiyereko y'uru rubyiruko, harimo imikino, indirimbo, imivugo n'ibindi byinshi bikubiyemo iby'ubwenge, iby'umubiri n'iby'umwuka nk'uko intero yabo ibivuga. Kuri uyu munsi kandi hanabayeho guhana raporo y'ibyaranze uru rubyiruko mu ntara zitandukanye, cyane cyane muri ibi bihe bitari byoroshye byaguma mu rugo mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19. Bamwe mu bari bitabiriye ihuriro bavuga ko ari umunsi w'ingenzi, haba ku rwego rw'itorero no ku rwego rw'icyiciro cya JIA. Mu ijambo ry'umuyobozi wa Firidi y'Amajyaruguru, Pastor Seta Kosofoni, yagarutseho yifashishije isomo ry'ibyanditswe muri Yosuwa ibice 5, yibukije abari aho ko bakwiriye guhagarara bashikamye umurimo w'Imana. Ubu ubona ngira ngo barimo barakira umuyobozi n'abandi bayobozi ku rwego rw'itorero binjira, ndabona bafashe amabendera. Reka tubareke mukurikirane ibyaranze uyu munsi, mwihera ijisho byinshi birenzeho muri buze kubibona, imivugo, imikino itandukanye. Turizera ko biri buze kubanogera. Imana ibahe umugisha.